ngo umunsi umwe Imana yabwiye umuntu wari inshuti ye, iramubwira ati inshuti yanjye, bitewe n'uko dukundana, witegure ejo saa 8 z'amanywa nzaza kugusura. Umuntu aragenda aritegura, arashyashyana, akora amasuku, murabyumva, atera insina, niko babyita ngo ni ugutera insina, ashaka tapi, umuharuro, umuhanda barawukora neza, ati Imana izansura, ntabwo yansurira ahantu habi. Abwira abagaragu, abo mu rugo, abana, umudamu, ati rero mwitegure ejo Imana saa 8 izadusura, nyaboneka buri wese atunganya ibyo atunganya, Imana itazatunyuza mu ijisho. Noneho saa 8 zigeze, biteguye, bicaye biteguye Imana, bavuga ngo ubu ngubu rero tugiye noneho kwicara nyine turebe uburyo Imana yacu igiye kudusura. Bagiye kubona, babona haje hari igisaza cyabagaho muri quartier, bakitaga igisaza nyine kiberaga ku muhanda, ariko twebwe ntidushaka gukoresha iyo mvugo, bamwitaga umusaza wabaga ku muhanda. Uraha impamvu bamukarifiye bakamwita ikintu, ni imiterere y'uburyo yari imeze. Yararwaye amavunja, ari umutindi, imisatsi yaramwereyeho, amaze nk'umwaka adakaraba, yibera ku muhanda, yarishwe n'agahinda n'imvura yo ku muhanda n'inzara, atunzwe n'ibyo atoragura muri puberi, cyangwa yagira amahirwe akabona umugira neza umufunguriye. Agiye kubona wa musaza araje n'amavunja, n'ibirenge bitambamye, n'ibikote binuka, n'ibisatsi bicuramye kubera kudasokozwa, n'ivumbi ryo ku muhanda, n'iki cyose. Agiye kubona ari guhinguka ku marembo, agiye kubona arakomanze. Wa mugabo ati, abwira abagaragu ati nimufate kiriya gisaza mukizingazinge, mukijugunye hanze, kije kunyanduriza ahantu nakoze, Imana ibuze kunsurira. Ewana, umusaza barakubita, baramucyaha, ndetse nabi cyane, bamucyahana uburakari. Ubundi baricara ngo bategereje Imana, bategereza ko Imana izaza, baraheba. Noneho umugabo ashaka kugirana urubanza n'Imana, abonye amasaha agiye, atese Imana ko wambwiye ko nsura, bimeze bite? Imana iramubwira ngo ndababaye, mfite agahinda gakomeye cyane, kuko nagusuye, ngewe naje, ntabwo wakekaga ko ndi buze mu isura imeze ite. Ahari wakekaga ko nza nambaye amakote, nambaye amakositime, ahari wakekaga isura yanjye y'ubumana, nyamara ngewe ninjiye muri wa musaza, ndangije nza kugusura nyuze muri wa musaza. Buryo wabwiraga abagaragu ngo bamukubite, bamuzingazinge, bajugunye hanze y'urugo, burya ninjye mwabikoreye. Wafashe Imana yawe, urayizingazinga, urayituka, urayikubita. Aho reka dutangire tugusuhuza wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri channel ya EMTV. Imana iguha umugisha aho uherereye hose. Ijambo ry'uyu munsi tugiye kureba ijambo riri muri Matayo ibice 25. Iyo urebye mu by'ukuri iki gice, iri jambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 25, ubona imigani Yesu yagiye aca. Ubwa mbere muri 24 yaravuye mu bice 24, arangije kugaragaza ibizabaho mu minsi y'imperuka, cyangwa se ibizaba bigenda bisoza iyi minsi y'imperuka, cyangwa se kurimbuka kw'isi, cyangwa ko ibintu byose bizashyirwaho iherezo. Ariko ageze muri mu bice 25, noneho atangira kubabwira iby'ubwami bw'Imana, agenda abigereranya. Aho urebye nko mu bice 25 guhera nko ku murongo wa mbere, hari aho yageze avuga ibyo abacira umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe yababwiraga ko mu by'ukuri tudakwiye kwirara, ahubwo dukwiye kuba maso igihe cyose, kuko nyine ngo tutazi igihe umwana w'umuntu azagarukira. N'ubundi yageze mu bice nka 14, Matayo ibice 25 umurongo wa 14, aho noneho yabaciriye undi mugani w'abagaragu shebuja yasigiye itaranto kugira ngo bagende bazigenze,
bazibyaze umusaruro. Ariko twebwe ijambo ry'Imana tugiye kwibandaho muri iki kiganiro, muri iyi podcast, tugiye kwibanda duhereye ku bice noneho 31, Matayo 25:31, aho Yesu yagize ati umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, ngo nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubwira bati mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tukaguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi tukagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa tukakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tukaza kugusura? Umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari inyuma y'ahandi, ari nge mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso bwe ati nimuve aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati mwami, twakubonye ryari ushonje, cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari inyuma y'ahandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Imana idufashe cyane. Ni iki twakwigira muri iyi nkuru? Iyi nkuru ikintu gitangaje, igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Abakiranutsi bazatungurwa ubwo Yesu azababwira ngo nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe, ngo nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa. Mwabyumvisha nyine, mwagiye mwumva ariya madetaye yose, mbese kurya umuntu agirira umugenzi neza. Amfete bazatungurwa no kumva ngo ntiryari twebwe twakubonye ryari. Noneho ikintu gitangaje ngo Yesu azababwira ngo nyamara ngo burya ubwo mwabikorera ga bene bandi boroheje ngo bari inyuma y'ahandi, ngo ndababwiza ukuri yuko ari nge mwagize ute, ari nge mwabikoreye. Haleluya. Iyo ugize neza, iyo ufashije umukene, iyo usuye umurwayi, usuye uri mu nzu y'imbohe, iyo uguriye umwenda umuntu wambaye ubusa, iyo ugaburiye umushonji, iyo uhaye icyo kunywa umuntu ufite inyota, iyo ugize neza, ngo ni nkaho uba uri kuribikorera Yesu wawe. Iraha hari agatekerezo kamwe nshaka kurangirizaho iyi nkuru, ngo umunsi umwe Imana yabwiye umuntu wari inshuti ye, iramubwira ati inshuti yanjye, bitewe n'uko dukundana, witegure ejo 8 z'amanywa nzaza kugusura. Umuntu aragenda aritegura, arashyashyana, akora amasuku, murabyumva, atera insina, niko babyita ngo ni ugutera insina, ashaka tapi, umuharuro, umuhanda barawukora neza, ati Imana izansura, ntabwo yansurira ahantu habi. Abwira abagaragu, abo mu rugo, abana, umudamu ati rero mwitegure, ejo Imana 8 izadusura, nyaboneka buri wese atunganya ibyo atunganya, Imana itazatunyuza mu ijisho.
noneho saa munani zigeze biteguye bicaye biteguye Imana bavuga ngo ubu ngubu rero tugiye noneho kwicara nyine turebe uburyo Imana yacu igiye kudusura. Bagiye kubona babona haje hari igisaza cyabagaho muri quartier bakitaga igisaza nyine kiberaga ku muhanda, ariko twebwe ntidushaka gukoresha iyo mvugo, bamwitaga umusaza wabaga ku muhanda. Uraha impamvu bamukarifiye bakamwita ikintu ni imiterere y'uburyo yari imeze. Yararwaye amavunja, ari umutindi, imisatsi yaramwereyeho, amaze nk'umwaka adakaraba, yibera ku muhanda, yarishwe n'agahinda n'imvura yo ku muhanda n'inzara, atunzwe n'ibyo atoragura muri puberi, cyangwa yagira amahirwe akabona umugiraneza umufunguriye. Agiye kubonabona wa musaza araje n'amavunja n'ibirenge bitambamye n'ibikote binuka n'ibisatsi bicuramye kubera kudasokozwa n'ivumbi ryo ku muhanda n'iki cyose. Agiye kubonabona ari guhinguka ku marembo, agiye kubonabona arakomanze. Wa mugabo ati abwira abagaragu ati nimufate kiriya gisaza mukizingazinge mukijugunye hanze, kije kunyanduriza ahantu nakoze Imana ibuze kunsurira. Ewana umusaza barakubita baramucyaha, ndetse nabi cyane bamucyaha n'uburakari. Ubundi baricara ngo bategereje Imana, bategereza ko Imana izaza, baraheba. Noneho umugabo ashaka kugirana urubanza n'Imana, abonye amasaha agiye, atese Mana ko ambwiye kunsura bimeze bite? Imana iramubwira ngo ndababaye, mfite agahinda gakomeye cyane kuko nagusuye, ngewe naje ntabwo wakekaga ko ndi buze mu isura imeze ite. Ahari wakekaga ko nza nambaye amakote, nambaye amakositime, ahari wakekaga isura yanjye y'ubumana, nyamara ngewe ninjiye muri wa musaza, ndangije nza kugusura nyuze muri wa musaza. Buryo wabwiraga abagaragu ngo bamukubite bamuzingazinge bajugunye hanze y'urugo, burya ninjye mwabikoreye. Wafashe Imana yawe urayizingazinga, urayituka, urayikubita, aho kugira ngo uyihe amazi yari ishonje, aho kugira ngo uyihe ibyo kurya kandi yari ibikeneye, ahubwo wansohoye nabi ndetse nankubita. Nge rero nagusuye nuko utabimenye. Twibuke neza, Aburahamu yarashaje n'umugore we Sara bari bashaje bageze mu zabukuru. Maze umunsi umwe Aburahamu yicaye areba yitegereza, wagiye kubonabona abantu batambutse, arabinginga arababwira ngo ese mwaza nkabazimanira. Ngo ahita abwira umugore ngo ntateka inyama, bacumba ubugari, bateka amafu, barangije barabafungurira. Ngo barangije kurya, ngo ba bantu burya ntibari abantu basanzwe, bari abamarayika. Maze bahita bahanura baravuga ngo undi mwaka nk'iki gihe tuzagaruka, ngo Sara azaba akikiye umwana w'umuhungu. Burya iyo uri kugira neza, iyo uri gukora neza, iyo uri gufungura abari mu kaga, iyo uri kwita ku badafite shinge na rugero, burya ni Yesu wawe uba uri kubikorera. Ikibazo narangirizaho, Yesu wawe ninde? Yesu wawe umufasha ute? Yesu wawe muri quartier, uwo muturanyi wawe wasanga ari Yesu wawe? Wasanga uwo mukene mu bana ari Yesu wiyoberanije, araza yihindura umukene kugira ngo arebe imirimo yawe? Ese wowe uzahemberwa iki? Niba ujya unyura ku muntu yagusaba kugira ngo umuhe ukamutuka, ese mu by'ukuri nibyo uzahemberwa? Ese yaba ari Yesu warambuye akaboko kugira ngo arebe ko wamuzimanira, ese urumva uzajya he? Uzajya mu ihene? Uzajya mu ntama? Azabwira ihene ati nari nshonje ntimwamfungurira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe, nari ndwaye ntimwansura, ngo nimwumve imbere mwabibonema. Wowe uzajya he? Yesu wawe reba uko uri kumugenza muri ino minsi, ko buri wese afite Yesu we Imana yamuteze. Yesu wawe ese arambaye cyangwa ari kwambara ubusa? Yesu wawe yariye cyangwa agiye kwicwa n'inzara? Yesu wawe aho ntiyambaye ubusa? Yesu wawe ntagiye kugwa muri gereza? Yesu wawe ntarwaye ntiyarembye? Ntiwananiwe uburyo wamugeraho ngo umusure? Ese urumva nimukubitana cya gihe akakubwira ngo nyamara burya cya gihe nari ndwaye ntiwansura?
iyo tugira neza, tugira abandi neza, tuba turi kubikorera Yesu, tuba turi kubikorera Imana. Idufashe cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka bya buri munsi. Iyi podcast niba nawe wumva hari icyo kumarira igufashije, ntiwibagirwe kuyoherereza abandi. Shalom shalom.